yasohotse. Fungura live tugukurikireho mu izina rya Yesu. Aha uwinjiye hagomba kuhava abohowe. Niba uri ikirema urabohoka, niba ufite ibibazo urabohoka. Mwiza arava ahangaha iri cupa aribohowe mu izina rya Yesu, asinzira nk'abandi bantu. Vava turi Friday, sibyo? Nibyo? Turi Friday. Kuwa mbere w'icyumweru gitaha dutangiye icyumweru, ntabwo uzaba wicaye muri iyo nzu, uzaba wagiye batazi aho wagiye. Ubuzima bwawe bwuzuye umwijima. I'm sorry to say this. Ejo twari abantu hafi 2,000 ahangaha. Ubuzima bwawe bwuzuye umwijima. Data aje kugusohora mu mwijima urimo. Reba kuntu usa, uri umukobwa mwiza Imana igiye kuzakoresha mu kirere cyawe ku buzima bwawe. Amen. Imana irambwiye ati nubwo wowe na ya mpano muri gusohora episode z'ibintu byanyu muri gukora, ni byiza kuri image iri hanze, ariko muri mwebwe mubanze mwitunganye. Turabashimwe mukomeze kuri iki biganiro byacu kuri Kiraha TV show. Imana mukomeze kubampera umugisha. Dukomeze kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka. Uyu munsi rero nifuje ko tuvugana ku bintu bimaze iminsi bicicikana, ariko muri ya minsi nge nta kintu nari kuza kubabwira. Ndabizi ko nabwiye ko nazongera kubura, ariko muri ya minsi ntago nari kuza kuvuga ibintu bitajyanye no kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero amakuru ariho kuri ubu ngubu, Eric nibyo koko arafunzwe. Hari abantu twagiye tubyumva, hari abumva ko wenda ari byo cyangwa se atari byo, ariko kuba afunzwe byo nibyo. Hanyuma Eric Semuhungu yafashwe ku itariki 9 z'ukwa kane, ubwo itariki 9 Mata 2026, azira ibyaha bitatu. Icyambere muri byo ni ugukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Ubwo kuyakwirakwiza urumva ko turi Abanyarwanda, byose biri mu Kinyarwanda, ni ukwirakwiza kuyasharinga nyine mu by'ukuri. Yego, iki cyaha akaba ari nacyo kiri mu byo Jihad aregwa. Yego, niba ntibeshye. Icya gatatu, gukangisha gusebanya. Icya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Kuba wakangisha umuntu nyine kuri buze kumusebya, kuba wakangisha umuntu nyine kugira ngo niba hari n'icyo afite yakavuze ntakivuge. Hanyuma rero dosiye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ku itariki 14 Mata. Gusa ejo ku itariki 14 harya. Hanyuma rero ibi byaha akekwaho, kuko ntago biramuhama, ibi byaha akekwaho biramutse bimuhamye, igihano gito kirimo ni igihano cy'umwaka. Hanyuma igihano kinini kirimo ni imyaka 15. 15 n'amande ya miliyoni 2 cyangwa se 100,000 bitewe n'ibyaha ibyo ari byo. Ubwo rero murumva ko Semuhungu ibintu arimo ntabwo byoroshye. Hanyuma rero ikindi abantu bibazaga ngo ese abo baba barareze cyangwa se ibyo byaha aregwamo ni bande? Aregwamo ko yaba yarasambanyije cyangwa se yarakoreye imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ni igitsina gabo. Abareze kugeza kuri ubu ni igitsina gabo. N'ubundi turabizi ko we ni umuntu wabyemeraga, nubwo yabivugaga mu buryo nyine ngo basangira ngendo, ariko we ni nyine n'umutinganyi wabyemeraga kandi wabaga ari proud yabyo. Urumva ntabwo twibaza ko n'ubundi byari kuba ari abakobwa. Hanyuma rero iperereza riracyakomeje, kandi
Murangira Thierry arakomeza kubwira abantu ko habaye hari ufite icyo arega Eric Semuhungu kuri RIB rwose uhawe karibu ukajya gutanga ikirego ku byo waba urega. Hanyuma nabyanditse kubera ko hari ukuntu njya mvuga ibintu ntabyanditse ugasanga ntago mbikoze uko nabishakaga. Hanyuma niba nyine hari umuntu ufite icyo aricyo cyose yaba yarakorewe na Eric yagenda gutanga ikirego. Kandi ikindi turashishikariza abantu kutazajya mugira ubwoba bwo kuvuga ikibazo cyanyu. Ko kuvuga ikibazo cyawe birakuruhura, ikindi ugahabwa n'ubutabera. Hanyuma rero murumva ko Eric ntago ibintu byoroshye, ntago bimworoheye, kuko ikintu cya mbere mbona ko kitamworoheye, urumva ahantu agiye naho n'ubundi jihad ari, kandi ibiganiro byose yagiye akora. Donc ntago njye namurenganya, urumva nk'umuntu, kubera ko buri umwe wese afite igihe yavugiye undi yaravuze undi. Urumva nawe yari yarishimye ko Jihad yafunzwe, ubwo nawe ngo yamuhoraga ko Jihad yishimiye ko yavuye muri Amerika. Ubwo buri wese afite ibyo nyine ari kugira kundi, ariko mu by'ukuri ntago ngewe hano mu busanzwe ntazagire umuntu wishimira ko undi bamufunze. Gusa nanone nyine niba umuntu yakoze icyaha aba agomba kugihanirwa. Tutagiye mu by'amarangamutima, niba umuntu yakoze icyaha agomba kugihanirwa mu gihe koko cyamuhamye. Kandi nibaza ko ntabwo icyaha gishobora kuguhama atari byo nyine. Ubwo bibaye atari nabyo kikaguhama, ubu uko byenda kose Imana iba izakurokora. Rero abantu mukunda Semuhungu mukomeze musabire, mwihanganishe. Ubu ngubu abantu badakunda batinganye, uwo ndabizi abantu baravuga bati ubundi nashake agumemo, ariko ntago mu buzima busanzwe wakwishimira ko umuntu bamufunga. Nubwo nawe nyine ko yari yarishimiye ko Jihad bamufunze, hari ukuntu nyine umuntu aba yarakurakaje ukumva nyine kubera umujinya n'uburakari ugahita ureactinga, bibaho. Ariko nyine mu by'ukuri turakomeje kubihanganisha, baba bafunzwe n'abakiri mu kuburana kuri iryo fungwa n'ifungurwa. Yego. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo ndibuvuge kuri Eric gusa, hari umuntu nshaka nyine kuvugaho njyewe. Donc njye ntabwo ari uburyo bwo sinzi ukuntu nabibasobanurira, ariko sinakunze nabyo nabibonye muri iyi minsi ishize live akunda gukorerwa kuri TikTok, ugasanga umuntu ni nabyo abayobozi bacu bajya batubwira ngo gute umuntu aza guhanurira kuri TikTok. Ariko ibyo wenda nta n'ikibazo kuba umuntu yahanurira kuri TikTok, ushobora gusanga abonye uwo muntu Imana ikayimutuma, ko njye sinjya ngaya umuntu w'umukozi w'Imana. Uko byenda kose njye nemera ko niba umbwiye ku bintu Imana imvuzeho, njyewe iyo ari byiza wavuze uvuze ko ari Imana yabivuze, ndabyakira mu izina ry'Imana. Imana nzi neza ko ibizakora ukwayo, kubera ko nizeye ko ariyo yabimbwiye. Yego. Ariko nanone hari umupasiteri ntakunze, uyu nguyu niba ari ngo Pastor Akim, aze kunyihangana rwose naza kureba kino kiganiro, kubera ko ndabizi iyo umuntu bamuvuzeho uko byenda kose ari buze kuza kureba ibintu abantu bamuvuzeho. Ariko mu by'ukuri ntago nakunze ukuntu yari arimo ahanurira Vava, ariwe ubu ngubu ni sheri wa Yampano, ko ntago bari umugore n'umugabo. Njye ntago nabikunze mu by'ukuri, kandi ibi bintu bigere bicike pe, ntago ari byo. Umuntu araje kuri social media, ndaza kuza kutubanzamo, ndaza kudukata ndushiremo murebe ukuntu yari arimo mubwira Kameme ngo nubwo ngo wowe ngo na Yampano ngo muri guhuza ngo sinzi ukuntu yabisobanuraga ngo video nyine ngo mukora video, ngo ariko ngo muri kubana ngo bitemewe. Ubundi ukumva arabivanze ngo nabonaga ngo ugiye ngo kwiyahura, ngo ariko ngo ntago uzapfa uzarama, oya ngo ntago uzapfa,
nk'ubu uramutse uvuze ngo umuntu ntago azapfa ahubwo agapfa nk'ejo bundi byagenda gute? Hari ibintu umuntu oya, hari ahandi none yabwiye mama la miracle uriya mu mama niko njya numva yitwa ngo genda ngo noneho ngo kugira ngo mureke Imana ngo ivuganye ngo nanjye ngo genda ngo uvugane na Vava ngo nimumara kuvugana ngo ndakubwira ngo ibintu byose muvuganye. Come on. Abantu bagiye kuvugana, mbese Imana mwagize igikinisho, abantu bagiye kuvugana, Imana yita direct iza kuvugana nawe. Ni wowe muntu w'umutoni Imana ihita iza kubwira ibintu ako kanya umuntu avuganye n'undi. Ibyo bintu reka mubwize ukuri, sinyampinga abakozi b'Imana, ariko ibyo bintu rwose sinigeze mbyemera pe. Ikindi biriya bintu Vava igihe harimo, niba koko ushaka kumufasha wakawe musengera mu ruhame. Hari naho yakubwiye ngo pastor ngo ibiri privé ngo ntubivuge, urangije ngo nta kiri privé, ngo ibintu biri privé. Ikindi kandi Vava muraganira, uko Vava nanjye Vava ngiye Vava turaziranye pe. atari amategeko y'Imana kandi muri abakristu. Icya kabiri, Imana irambwiye ati nubwo wowe na ya mpano muri gusora episode z'ibintu byanyu muri gukora, ni byiza kuri image iri hanze, ariko muri mwebwe mubanze mwitunganye n'Imana. Muri mu cyaha mubana atari amategeko y'Imana kandi muri abakristu. Icya kabiri, murarwana buri munsi. Urwo rukundo Imana ntabwo irukunda, ntabwo ushobora kuba inyuma y'Imana urangize ubemo nta n'amahoro ufite. Ibyo turabisengera Imana ikabihindura, ariko iyo ubuze amahoro mu mutima ibintu birapfa. Nawe niba ari aha nyumve ibi ndi kukubwira, ya mpano uyu mwana akeneye amahoro, nawe ukeneye amahoro, mwitunganye mushake kwera kw'Imana. Byo nta connection y'umuntu nkeneye kuri mwebwe. Imana irambwiye ati ndakuzi uza mu rusengero iwanjye, ndakuzi uri umukobwa wanjye, ndakuzi. Imana yakumishura irambwira turababaye mu izina rya Yesu, ugiye guturika, urashaka gukwepa ya mpano. We uyu mukobwa agiye kugukwepa umubure, kandi nagira ikibazo uzabibazwa. Ndashaka kugusengera ko Imana ikurinze. Amen. Imana irakoze. Imana igiye kurinda ubuzima bwawe. Wambare nkakugira dipa nkakubwira. Papa funga mikrofoni yawe mic. Pastor iri privé no bivugire hano ko nawe urabizi ko nawe bimeze. Iri privé hangaha na privé hari Imana. None nupfa tuzabazwa nande? Nupfa tuzabibazwa nande? Vangu haleluya cyane. Nupfa nzabibazwa nande? Reka nkubwire, igihe navugiye bya privé birahagije. Ntago uzapfa, turakwimanye mu izina rya Yesu. Si waje gusenga se? Si waje imbere y'Imana se? Ikidendezi si wakigezemo se? Ndio nta muntu ntinya. Uvuga ngo haleluya. Ndahanga ndi gutradinga, nta muntu uza kubwira ati ngo munzamure mu mituro nizi ndabo mba ndi kuvuga ngo za hatmi, no kubera ko ari amahame ya TikTok adahari. Navuga vuga ngo haleluya, mfite urusengero narara mvuga ijoro ryose ntabwira abantu mu izina rya Yesu. Imana iramwe ngo igomba kugutabara. Imana ishimwe, Imana indengera. Vava ufite ikibazo, reka kwikomeza gutyo bashaka kwiyahura. I'm telling you, ufite ikibazo. Urumva wanze ubuzima bwawe, ibi ndi kukubwira. Sorry Vava turaziranye, nanjye nje tugahurira kuri live, hari nk'ikintu namubwira abantu bagahita bavuga ati ndahanuye, wenda ko nabivuze mu buryo bw'Imana. Vava ntimuganira se? Muraganira, kandi hari uburyo kimuganiramo. Urabizi neza ubuzi ibihe arimo, uzi ubuzima ababayemo. Warangiza ngo narimbonye ngo ndi kubona gushaka kuvaho. Niba ushaka kwamukura hamukure, umugire ubundi buzima umwerekezamo, agende yibane, cyangwa se ajye iwabo. Niba yakubwiye ko afite ibibazo muri urwo rugo rwa ya mpano, agende ajye iwabo atuze, hanyuma umusengere koko
ya Mana azajye kumusaba bakora ubukwe babane. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu byo kuza kuvugira kuri social media ngo ndabona ngo ufite agahinda. Ninde se ushaka kuvuga ngo afite agahinda gasanga nta kafite muri iyi si ibibazo byuzuye? Ubu muri abantu turi kuganira nta muntu hari umuntu wabura kana ari gutekerezaho kagahinda. Hari n'umwana nabonye uri guhanurira ngo guhera uyu munsi ngukize mu nda, abakobwa barwara mu nda. Uziko Vava hari ahantu wamubajije ngo ntiwarayurira, aratekereza kubera ko nyine hari ukuntu baba batinya, aba arakubwiye ngo numvisha ngo nshaka gusenga cyane. Hari amara yumvisha akubwiyemo. Ngereka nkubwiza ukuri, Vava mwarebanye neza ko no mu gihe kiwe cya ya mpano muri biriya zirasaga sirigeze mbivugaho kuko ndamuzi. Ikindi nta kintu dupfa, nta muntu uri umuntu bakavuzeho ni nk'umuntu bamwaragonganiye ku tuntu. Urabizi abantu yo mwarakaranyije tuvuga utakereka nza mutwike nanjye ubungubu buri kintu cyo gihe cyane. Ariko nirinze n'ukuri kw'Imana kuza kugira ikintu mvuga, nari kugira ibyo mvuga ye baba we arabizi. Nari kuza nkavuga oya ntabwo ari ibi nshaka kuvuga ngo nari kumuvugaho, ariko sinari kubura utuntu muvugaho. Twaba rwose duhari ko turaziranye gutya. Ariko umuntu niba ari umuntu wawe koko ntacyo mwapfuye, ari inshuti yawe koko nkuko pastor vuga ngo umukobwa wawe, umukobwa wawe wabyaye mu nda, waza kumubwira hara kuri live ngo ufite ibibazo ngo muzicana. Deja uri kutwumvisha ko bararwana. Ibyo ni ibintu donc nubwo uvuga ngo ntago ngushaka ngo tunuze ngo baguha ngo two kuri live ngo ibiki n'ibiki kucyo ujya kuri live ngo ufite urusengero ngo wagenda ukavugira ku rusengero. None ushaka kudasha kandi nta n'umuntu wanga izo gift, nta muntu wangije na mwindi nubwo wawe yafite pastor. Ikindi ushobora no kuba yafite ariko ushaka wenda nabo bantu bakugana babone ko umukozi w'Imana usenga bakubwire ariko rimwe na rimwe ijambo ry'Imana cyangwa se Imana muyivuga mu buryo butari bwo. Ntago Imana ushaka kuza kubwira ngo ngiye ngo ndeta nkubwira ibintu ngo akakanya ugiye kubibwira abandi. Bibwire Vava ngo nimugende mugane mu gikari urangije ngumva ngo mama la miracle ngo Vava ngo Imana iramuguhaye. Kubera ko nyine la miracle ariwe muntu nyine uri kuri live utanga ama gift ugize ute kukubonye ko nyine atari buze kumwanga uti ndamuguhaye naho aramwakiriye nta kibazo pe. Kumwakira nta ndwara na bibi kuko Vava giha arimo ni igihe cyo kumukunda mukamwereka urukundo. Ngiye ngubu ndi kwanza Vava guhera n'uyu munsi ngiyewe ubu nakaye ngiye ndumubwira namubwira agahita afungura YouTube channel ko n'undi yamaze kujya kuri social media yiwe apaniriya ngo huje na ya mpano ko ntago barakora mahayaje sibyo. Agahita akora YouTube channel akajya duha ibiganiro agakorera amafaranga agatera imbere ko n'ubundi ibyo ngibyo akabikoreramo nyine n'ubundi yamaze kumenyekana, ariko agashaka uburyo ki ibyo bintu bitabyibagirana byaranibagiranye deja, ahubwo uyu mupasiteri ahubwo ari kubigarura. Niba warwana wamuganirije mu gikari ukamubwira uti kuba uyu muntu murwana mutarana abana ni ikibazo n'ababanye ntago bemerewe kurwana. Rero uyu muntu nimutandukane mushaka uburyo mu biganiraho gutya na gutya. Ariko ngewe n'ukuri kw'Imana ntakubeshye ntago ngiye rwose sinkuzi wa mpasiteri sinyamvugana nawe, ariko ntago nagushimye navuvaze kubyumva. Ahubwo Vava uze kumbabara ntuzonye kujya kuzira live bagiye mu kugwanurira ngo ufite ibibazo ngo uraremerewe. Uramwana muzamuturitse umutima afite ibibazo araremerewe oya. Ibibazo yahuye nabyo hari abantu benshi bagiye bahura nabyo kandi bakabivamo urumva. Ariko ntago icyo gihe aricyo tugiye kumukururizaho ngo tumugire umuntu buri uko aje kuri live urababaye ufite agahinda, ahubwo nuko kumwibutsa agahinda. Ibyo ngibyo wamuhanuriye ngo ni karibu ngo Burayi mushakira ibyangombwa umuzani Burayi, ahubwo byaba ari byiza. Cyangwa se wenda niba ufite umuntu wenda wamuha umusapotinga mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'ibifatika nta kibazo, ni byiza. Ariko n'ukuri kw'Imana ikamubwiza ukuri Vava ntago wenda we yaza ngo avuge gutya na gutya na gutya, ariko n'ukuri hari ibintu mubwira nawe akomerwa.
akabura ukuntu abikubwira kuko buriya hari ukuntu umuntu nyine abakurusha wenda kuba yazwi cyangwa se afite udufaranga kurusha nyine ukumva ibintu byose akubwiye ugomba kubyemera ariko no never ntabwo njye nabishimye pe ntabwo nabishimye ni ukuri Akimu ubushize ngiye nkumenya nakumenye uvuga ngo papa Vava ngo nako papa Sava ngo na mama Sava ngo bazabana twarabibuze ubu bintu biri guhanura uriya mwana wagiye byibuze bihanura mu uzi ko ibintu uvuga ari kubwira iyo mana ibikubwira buri kanya ariko Imana mwarayimenyereye reka nkubwize ukura ngo wowe ugende wihane ng'Imana yo mwijuru ariko iyo mana umunsi yabahanye ikwizihanukira mugakabye Vava afite ibibazo bye nkuko nawe pastor ufite ibibazo byawe nkuko nanjye mfite ibibazo byanjye nkuko buri muntu wese afite ibibazo nta bibazo biba bingana ariko se ahubwo umeze nk'umuntu udashaka ko banagumana na ya mpano umwanya umwe ati mubane mukora ibi n'ibi ubundi uti unabona gushaka kwigendera ukagenda ajyaye Vava uvugisha ukuri we wiganiriza hari ahantu ugeze gutekereza ushaka kujya cyangwa se biranashoboka ari gushaka no guhuza n'umuntu bitewe n'ibiharimo akumva ko yanagenda ariko Vava ngiye muri aka kanya ndakubwiye ahubwo ngereka ngo hanurire urumva rwose se no kuri birabaje njye ahubwo reka nkubwire ntago ari ubuhanuzi ntaza kwivuga gutyo ariko ufite wowe kumva ko uri umuntu ushoboye ugashaka amafaranga yawe ugakora social media ukayibyaza umusaruro apana kujyaho ugiye kurira no gutera no kubabwira amaganya yawe bariya nta rukundo bagufitiye ni wewe wabaye topic nta rukundo rwa kuri social media reka uwo mutipe mubana arabizi social media yibaho rimwe na rimwe nawe ko mufatanyije YouTube aba atari umuntu ugukunda byanyabyo ni urugero ko simbizi ngiye mibanire yanyu burana ya mpano nawe mfite uko muzi ku giti cye ariko ntago najya kuvuga ngo mukunda niba mukundana kuko mushira hamwe ngewe buriya reka nkubwize ukuri nemera ko we wagira nawe YouTube channel kuri n'umuhanzi nawe ukagira ibindi werekana kuri YouTube channel yawe mugahuza mugashira hamwe mwabona igihe cyo gukora uko kigeze mukabana kandi mubanye gutya riga n'aba Clapton twarabonye ko nta kibazo bafite bageze aho barabana ikintu uko mwamubona muryaryana cyangwa se ubana nawe kubw'amabura kindi hari ukuntu umuntu abana n'umuntu uvuga uti namabura kindi n'ubundi nawe wikwiheba nta kibazo ufite uri umukobwa mwiza nta bintu byahatari ibyo hari n'abakoze ibirenze ibyo byawe bahari babayeho Vava please nge sinzongera kubona kuri live yura pastor ari kukubwira ngo urababaye ngo nukuri ko Imana inkonaho bizambabaza kandi ubwo nzahita mbona ko ushaka kujya wivugirwa nanjye nzazanivugire nta soni ndakwinginze muri aka kanya singushaka kubona hari ahantu uzi ko umuntu oya urihangana kuba gukora mu rugo nyine ntago biba byoroshye nyine numva umuntu uri gusona urumva ngewe mu by'ukuri uzi kubona umuntu n'ukuri Vava aracyari muto ibibazo wahuye nabyo ibyo utekereza byose sheri hari abantu bahuye n'ibibazo ashaka kuganiriza siko biri kugira kwizima ari umuriro kandi bikunda kumbaho sinzi impamvu hari abantu bashaka kuganiriza ukajya uvuga uti ubu se ibibazo urabigendana ubaho se uragenda ibyo ngibyo uracyafite ahantu uba uracyafite uko urya uracyafite uko wambara sibyo please ndakwinginze ntagiye umuntu wongera kugukanga ntagiye umuntu wongera kukubwira ibiki n'ibiki izo ntago ari imwe ni mwe zabihehe mukobwa wanjye basa ndakubujije kongera Rwanda ibintu byose avugiye hari ntago nabivamo gusa nagenzi bona nyine bazisharenze ko ngeze ntago nyine kuri live nyine ntago hari njya nca kuri TikTok iyo mbonye umuntu nyine akora live nyine ndakomeza nk'iscrollingira manireberaho utuntu nyine ko TikTok birirasetse nyine aba utuntu dusekeje utuntu abantu bari kwambaza ibintu ushobora kusanga uzi cyangwa wari ukeneye ukajya kubigura ariko reka mbabwize ukuri oya pasta rwose reka nkubwize ukuri wakora ikiganiro wampanurira ndakubujije kandi rwose ndakubujije
nukuri ibi bintu nubikomeza uzatuma natwe tuguhanurira tuzaguhanura kandi twe duhanure birasohora cyangwa se ugasanga byaranasohoye. ntago ari byo umuntu umukozi w'Imana ni nka bya bindi abantu usanga bagiye gusenga ugasanga umuntu ahagurukije undi ngo we ngurasambana ngo we ngurake oya byose byabaye he kuki se utamubwira ngo kuramubwiye ngo jya kuvugana na Mama Miracle inyuma kuki wowe utamubwiye muraza kwihangana ndi gukora kugira ngo yake sinzi kuki wowe utamubwiye ngo tubanze tuganire cyangwa se mukaza mwaganiriye ushaka ko umwana aganiriye akajya kumirwa agasanga iyo umuntu atanye kuvuga ngo ibintu biri prive ntubivuge erega mwaraganiriye njyago burandi umugabo wa Vava ngiye nahita mubwira ntazongeye kujya kuri live ibi biharimo ni byo kwishima kwibagiza agakorera atangiye YouTube channel buraniriya YouTube channel yabo bakoze cya kigano burangiye nabira bakoze nago byari byamaze no kwibagirana gusa no kubisobanura ni byiza yabaye imfura abivugaho nagari nk'abandi nyine umuntu azaga itayigira nk'ibyo bintu koko bitabaye yaremeye asaba imbabazi famiye asaba imbabazi abanyarwanda none se uyu muntu asabye imbabazi arazihabwa kandi bira ni ibintu byamubaye hatabiteganyije ntago ari ibintu yifashe ngo ahite ngo asohora gutya ni bimwe urukundo nyine rugukoresha cyangwa se ukumva umuntu ntago yaguhemukira sibyo ariko rero ntago dukwiye kubyitwaza ngo dukomeze kumva ngo yaraciye nk'amabere ngo adakwiye kubaho ngo urababaye wagahinda oya ntabwo ikiganiro kiri buze kuba kirekire ariko pastor hari byinshi nagiye nkumva wigeze ubona nge nari nakuvugaho hari amasaga menshi nagiye nkumvaho ngo ngaho wateresa abantu ngo inboxing ibiki ngo mwerekanye ibiti ariko ibyo bintu sinigeze mbivugaho ariko ngiye n'ukuri uzirinde ko nzakuvugaho kuko ntago ngiye nabikunze sinabikunze ngiye no kugira ngo unabyeme ngiye biva niyo njya kuza kuri live nta kibazo ajya yiza ngiye ncoyige nk'abandi bamuhe ubwo n'ama gift nkaho wafashe umwanya ngo uvuge ngo muhe Vava gift uri kumubwira ufite ibibazo Imana yo mu ijuru irambwiye ngo warugiye kwiyahura ngo ntuzapfa nta muntu utazapfa ahubwo wenda kere tuvuze ngo igihe ntikiragera twariye muzahanura ibintu bikabakoraho ngo kandi ngo wari kuzabura ngo kandi ngo bikazabazwa ya mpano ya mpano umushize uziko umuntu ushobora kumubwira ibintu agahita avuga ko Imana yabipanze ko azabura akigendera koko ya mpano akajya mu bibazo kandi atanabigizemo uruhare cyangwa wenda nawe ukaba ufite nk'ahantu ushaka kumujyana ubwo kugira ngo ubuhanuzi buzakore neza ubwo ugahita uvuga ngo yarabuze ngo kandi ya mpano agomba kubizira oya oya rwose ntago ari byo muhindure uburyo musengamo gusenga ni byiza nta n'umuntu utagira mistake ariko mistake yo wazikoze ntabwo ari imwe oya ngero nibyo numvaga nshaka kubwira abantu bose barebye nimushake mujye sinzi hari abantu bagiye bazaplodinga ariko mugende mu birebe ntago ari ibintu ntago sinzi iyi nuze sinzi reka niba yashizemo umuriro iri kwizimyazi n'umuriro ariko urumva mugende namwe muri buryo ahanuriraga umuntu ngiye umanure kuri yanahita ahubwo nkubwira ni ntongere kugira ikintu mbwiraho ntumusenge ntumusome ijambo ry'Imana uri kumwibutsa agahinda ke gusa oya so rero reka ngiyewe ndekera ahangaha ndabizi ubu hari abantu simbizi wenda ubwo niba bafite abafana ngo baraza kugange ariko ngewe ndagira nkubwire ngo niba hari n'umwaka numva rwose mba nashaka kuza muri ibi bintu n'uyu ariko ntabwo none nzaba ndeba ibintu bidafututse ndeke kubivuga yenda mu buryo bubi umuntu akatajya ngo ndamututse ko sinyankukana ariko hari ibintu rero ukabona ntabwo biryoshye birabishye past ibintu uri gukora birabishye pe fata umwanya usome biri ujya ntabwo ndanakubona ufite biri urimo urasomera abantu cyane n'ibyo nabikora ni sawa ariko umwanya umwe wakabaye ahubwo uza kuri live uri kwigisha abantu bibiri ariko ko yakuze ngo abantu utabahanuriye ngo ntibaza uzwa n'abantu uzi ukuri babaza ko hanura byanyabyo ariko kwako uwo munsi nta kimana yambwiye agashaka gusa
kwicira inzira agapfa kuvuga icyo ari cyo kugira ngo gusa ukomeze bamuha amafaranga. Abantu zisimba upinga n'Imana irabizi, ariko kuri Vava oya ndakubujije. So ndabashimira abantu mwese mukomeje kurikira Clara, Imana ikomeze kubarinda, mwakoze kubana nanjye. Ciao ciao, dukomeze ibiganiro bikurikira.